ndagushimye cyane Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimye cyane uri Imana y'imbaraga, ndagushimye cyane kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Ni umwanya mwiza w'ijambo ryawe, uduhaye ishya n'ihirwe ryo kugira ngo tuganire ku magambo yawe, kandi tuzi ko ijambo ryawe ryera kubera yuko ari nawe ijambo rituruka mu kanwa kawe, kandi byumvikana igiturutse mu kanwa kawe nticyaba cyanduye. Niyo mpamvu nsenze cyane kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe muri uyu mwanya mu ijambo. Twebwe tubasha kwandura ariko wowe urera. Niyo mpamvu dusenze cyane kugira ngo ubwo twandura utwejeshe amaraso yawe Yesu Kristo wavuye ku musaraba, kugira ngo ijambo ryawe niturivuga rye kugaragara riduciriyeho urubanza, ahubwo rigaragara Mwami Imana ritubohoye, riduhambuye iminyururu yose, yaba iy'ibyaha, yaba iy'indwara, yaba iy'akarande n'imivumo, maze icyubahiro cyawe kitugaragareho rwose kituganze. Urakoze cyane, ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Hanyuma bavandimwe, nimureke dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 9 n'umurongo wa 31. Turasoma tugeze 38, hanyuma dusome n'umurongo wa 40. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo ravuze ngo Petero akiza Ayineya. 31, nuko itorero ryose ryari i Yudaya hose n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rifashwa n'umwuka wera riragwira. Murongo wa 32, nuko Petero ajya hose kubasura, ajyaho kubera batuye i Luda, asangayo umugabo witwa Ayineya, yamaze imyaka 8 atava ku buriri kuko yari aremaye. Petero aramubwira ati, Ayineya, Yesu Kristo aragukijije, haguruka wisasire. Uwo mwanya arahaguruka, abatuye i Luda ni Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu, amen. Dukomeje ku murongo wa 36, umutwe w'ijambo waho uravuga ngo Petero azura Tabita. Haravuga ngo kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Murongo wa 38. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo, bamutumaho abantu 2 bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose barahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Murongo wa 40, Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara, amen. Hanyuma mwuka byaramwe, aya magambo y'Imana tugiye kuganira arimo intego ivuga ngo Imana impaye ijambo rivuga ngo Imana iribuka. Mu masengesho yacu Imana ibasha kwibuka. Haleluya. Imana ibasha kwibuka ndetse cyane. Imana ibasha kwibuka umuntu naho abantu baba baramwibagiwe, ariko Imana yo iramwibuka cyane. Haleluya. Muri uyu mwanya uyu muntu witwaga Ayineya mu buryo bugaragara ni umugabo ariko wari warababajwe cyane, ni umugabo wari warakomeretse cyane, yari yarakomeretse ku buryo bukomeye, yari yarakomeretse ku buryo buhambaye cyane. Ngo yari amaze imyaka 8, ariko imyaka 8 yose yari ayimaze atabyuka. Haleluya. Munyemerere tukirangiza gusoma aya magambo y'Imana yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, munyemerere dusome n'umurongo umwe wa 23 wo mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 40. Haragira hati, ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa, amen. Ijambo ry'Imana tumaze kuganiraho ni ijambo nababwiye ko ari ijambo rifite intego ivuga ngo Uwiteka Imana aribuka.
haleluya. Uwiteka Imana yibuka abantu bamusenze. Uwiteka Imana ushobora kugira igihe cyo kuririmba, Uwiteka Imana akakwibukira mu kuririmba. Ushobora kugira igihe cyo gusenga wiyirije ubusa, ufashe ibihe byo gusenga. Ushobora kuzamuka umusozi, ushobora kumanuka ahantu ukegera Imana, ushobora kwicara munsi y'igiti warangiza ukagira ibintu wibutsa Imana, ariko Imana bikarangira yibutse. Kubera iyihe mpamvu? Birashoboka muri karagiteri z'abantu cyangwa se no mu miremerwe y'abantu, abantu babasha kukwibagirwa. Ushobora gusengana n'umuntu, umuntu akakwibagirwa. Ushobora kuririmbana n'umuntu, umuntu akakwibagirwa. Ushobora kuba mu materaniro, ushobora kugira utyo umuntu akakubwira ibintu azagukorera, ariko bikarangira uyu muntu akwibagiwe. Ariko nubwo umuntu yakwibagirwa, Imana yo idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana ibasha kukwibuka. Ndagira ngo nkubwire ngo twigeze tubona Imana itwibuka. Tubona Imana itwibuka iduha inkweto zo kwambara. Tubona Imana itwibuka iduhereza imyenda yo kwambara. Twigeze tubona Imana itwibuka iduhereza ubukode bw'abandi turishyura. Twigeze tubona Imana itwibuka. Hari umunsi nigeze kubaho, kandi ndi hano muri Kigali nkodesha inzu, ntunze umuryango w'abantu 4 nanjye wa 5. Hari umunsi nigeze gusigarana igiceri cy'100, ariko nubwo nari nsigaranye icyo giceri cy'100 cy'amanyarwanda, ni ukuri ndababwiza ukuri, muri uwo mwanya nyuma y'iminsi mikeya cyane Imana yaranyibutse, mbona amafaranga agiye kugera mu 150. Umugore yari arimo arandeba akambaza ngo ariko urimo uratekereza iki? Nanjye nkamureba nkamubaza se wowe urimo uratekereza iki? Ngutangarize ko mwabavandimwe mwe, hari igihe kigera umugabo akibura akaringanira n'umugore, hakaba n'igihe umugore rwose, mu yandi magambo umugabo akamera nk'umugore, bombi bakaba bari kuri level imwe, hakaba ntawe, hakaba none ariko ikibazo nubwo umugabo yagira intege nke, ariko umugore we by'umwihariko akomeza kumubona nk'umunyembaraga, kuko umugore uko byagenda uko ariko kose ntiyabura kukubaza ngo turaza kurarira iki. By'umwihariko iyo mwembi mubayeho mu buzima, ariko ntawe ufite akazi gahoraho kari permanent, ngo wenda uvuge ngo byanga byakunda mu gihe cy'ukwezi hari ahantu hazava amafaranga kugira ngo tubone amafaranga. Nari nsigaranye icyo giceri cy'100, none ariko nza kugira umubabaro umwe, naje kwerekera ahantu hamwe njya gusenga, ariko ngezeyo mwoka byaramwe ndagenda nicara mu materaniro. Ariko nubwo nari nicaye mu materaniro, nari mfite umubabaro mwinshi, nari mfite agahinda, nari nimo ndibaza ese ko nicaye ahangaha mfite igiceri cy'100 gusa, kandi umuryango wanjye ukeneye ibyo kurya, mu by'ukuri biri buze kugenda gute? Ariko ndabatangariza mwoka byaramwe, Imana itagikorwa n'isoni, Imana itagiterwa ubwoba n'ibintu birimo biraba, Imana itagiterwa ubwoba na situation umuntu ahagazemo. Yakoresheje umuntu w'umuhanuzi, arangije numva arampagurukije, arambwira ngo umva wa mugabo we, umva wowe wa mugabo we munini ndimo ndabona hariya, ngumva nkubwira uko Imana imbwiye, ngo irambwiye ngo usibye kukubona ubunini gusa, ngo ariko muri uyu mwanya naha ngaha wicaye nta kintu wifitiye. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo narababaye cyane, nagize umubabaro, ngira agahinda kenshi. Irambwira ngo cyakoze Imana izakwibuka, cyakoze Imana izakugirira neza, ngo Imana irambwiye ngo izaguha inzu, ngo Imana irambwira ngo izakwambika, ngo Imana irambwira ngo izakugaburira, ngo Imana irambwiye ngo mu rugo rwawe ntihazaburamo ibyo kurya. Mbese Imana ivugana nanjye ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo yabivuganye nanjye mfite igikomere mu mutima, kubera ko nari nicaye imbere y'iteraniro, ariko mu by'ukuri nari nicaye mu iteraniro, jewe ubwanjye nza agahinda kanjye, jewe ubwanjye nza umubabaro wanjye, nareba nkabona ndakorera Imana, nareba nkabona sinigeze nyitukisha, nareba nkabona sinigeze nyivangira, ariko nareba nanone nkabona inzara irimo iransatira, nkabona ibyago n'amakuba birimo birasatira umuryango wanjye. Ariko ndagira ngo mbabwire mwoka byaramwe, Imana ijya yibuka. Bibiliya ivuze ite? Bibiliya ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko Petero yari arimo agenda ngo mu mudugudu, ngo yari arimo agenda asura ngabera, ngo arikaza guhinguka ku mugabo witwaga Ayineya. Ndagira ngo mvugane nawe wo kabyara we, ushobora kuba umaze igihe kitari gitoya urwaye uburwayi bwananiranye, uri Ayineya, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo haguruka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ushobora kuba umaze igihe kitari gito ufite ikibazo cy'ideni,
ndagira ngo nkubwire ngo uwo ni Ayineya. Ndagira ngo nkubwire uko Yesu avuze. Aravuze ngo nonaha haguruka, haguruka wisasire. Haleluya, haleluya. Imana iribuka hari Ayineya, nubwo Bibiliya itamuvugaho amagambo menshi, ariko biragaragara yuko Ayineya yagize igihe, yahujwe n'igihe kiwe cyo kugira ngo Yesu amukorere igitangaza. Ndagira ngo nimutekereze ibi bintu. Uzi kumara umwaka wa mbere, kumara umunsi wa mbere, ukamara iminsi ibiri, ukamara ukwezi, ukamara amezi atatu, ukamara umwaka wa mbere kugeza ku mwaka wa 8, ngo ahantu yari yararyamye mu buryo bugaragara, ahantu yari amaze igihe, ahantu yari yararambitse imbavu mu buryo bugaragara, imbavu zari zaraboze, umubiri wa mbere uragenda uvaho, hazaho umubiri wa kabiri. Ushobora kuba umaze igihe mu kibazo, ariko iki kibazo kikagaragara nk'icyakumunze mu mutima, iki kibazo kikagaragara nk'icyakubojeje umutima. Umva uko Uwiteka Imana ivuze, idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Iravuze ngo ngera ugire inyama, iravuze ngo ngera ugire inyama, iravuze ngo ngera amagufwa yawe niyongera akomere. Tubonye imbaraga z'Imana zikora imirimo, tubonye imbaraga z'Imana zihindura ibintu. Izi mbaraga zahagurukije Ayineya mu gihe cy'imyaka 8, nawe zagukoraho. Izi mbaraga zatumye udashaka, izi mbaraga zakubujije kubona umugabo, izi mbaraga zakubujije kubona umugore, izi mbaraga zirimo ziragusenyera urugo. Nari mvuze ngo igihe umaze urugo rwawe urwubaka, ariko ukarwubaka birimo biranga. Izi ni imbaraga zari zarasikigingije Ayineya. Ni wowe Ayineya w'uyu munsi ndimo ndavugana nawe. Ndavuze ngo haguruka mu izina rya Yesu, va kuri icyo gisuzuguriro, va kuri icyo gisasiro umazeho igihe. Nari mvuze ngo ubwo buriri uryamyeho, ubwo buriri bw'ibitutsi, ubwo buriri bwo kwangwa, ubwo buriri bwo guhemukirwa, uwo ari we wese akaguhemukira, uwo wagiriye neza akaguhemukira. Nari mvuze ngo haguruka kuri icyo gisasiro mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Petero yegera uyu mugabo witwa Ayineya, aramubwira ngo Yesu aravuze ngo haguruka. Haleluya, haleluya. Umva ku ijambo ry'Imana rivuze ku murongo wa 36, rirahatwereka umudamu witwaga Tabita, ngo witwaga Doruka, ngo ariko Doruka yagiraga imirimo myiza. Bibiliya ivuga ite? Bibiliya iravuga ngo ariko igihe kigeze Doruka arapfa. Bivuze ngo kuba ukorera Imana ntibyatuma udapfa. Bivuze ngo kuba uririmba neza ntabwo byatuma udapfa. Bivuze ngo kuba uhanura ntabwo byatuma Imana itemera yuko ugira ibibazo, ntabwo Imana byatuma itemera yuko ugira ibyago n'amakuba. Nigeze kugira ibyago n'amakuba, ngira ingorane zikomeye cyane mu buzima bwanjye. Hari umunsi umwe nibuka nabayeho mu kibazo cyo kutagira imyambaro. Ndagira ngo nimunyumve neza, nabayeho mu kibazo cyo kutagira imyambaro ku buryo bukomeye cyane. Noneho rimwe umudamu aza kumbona muri 2007, ariko umudamu amaze kumbona, yari umudamu nari ndimo nkora imirimo ahantu y'ikiyedi, ndimo ndaca inshuro nkoresheje amaboko. Hanyuma umudamu anyitegereje, biza kurangira anyikundiye. Ntimumbaze icyari gitumya nkunda, ntabwo nzi impamvu yari bimuteye, ariko umudamu arangije arambwira ati ariko mfite umwenda mu rugo nshobora kuguha. Atese ndamutse nkuguhaye wawemera? Ndamubwira ngo ahubwo wantindiye. Ndangije aragenda anzanira ipantaro y'ikoboyi. Hanyuma no kubera kutamenya iyo biva niyo bijya, jewe yarampereje icyari ndebaga nuko nagombaga kwibonera umwenda, ya pantaro mba ndayicakiye ndagenda ndiyambarira. Hanyuma uko iminsi igenda yicuma, abayambaye abambonye nyambaye bakajya baseka nyine, ariko simenye impamvu ituma baseka. Naho ya pantaro yari ikoze mu buryo bwa kigore, bivuze ngo yari ipantaro yagenewe kwambara abagore gusa. Naho jewe rero nakubitagamo gusa nkabona naberewe, ndiyambarira ibindi byose ntibyandebaga. Mba muri icyo gisuzuguriro cyo kwambara ibikuburano, ariko nanone urumva ko nahuriyemo n'ingorane zo kwambara igikuburano ariko kitagenewe no kuba nacyambara. Icyo ni ikibazo gikomeye. Icyo ni igisasiro cy'igitutsi, ni igisasiro cy'igisuzuguriro. Igisasiro ukaririmba abantu bose bakagukunda, ukaririmba abantu bose bakakwitegereza ati nukuri kw'Imana, ati uyu ni umuririmbyi pe, ariko ufite icyangiro ku buryo buhambaye. Nari mvuze ngo ufite igisuzuguriro cyo kutagira imyambaro. Ni ibibazo bikomeye cyane mwuka byaramwe. Ndagira ngo mbabwire, Uwiteka Imana aribuka. Bibiliya ivuze ite mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 40 n'umurongo wa 23, haravuga ngo nuko uyu mugabo, ngo mu gihe iyo usomye amagambo atangira hejuru, akwereka yuko hari igihe cyabayeho Yosefu bakamushyira mu nzu y'imbohe azize kwanga kuryamana n'umugore wa muka Potifari, ariko aza guhanurira abagabo. Hanyuma ibyo yabahanuriye, umwe aragenda bimusohoraho n'undi bimusohoraho, ariko abwira
uwagombaga gukomeza guhereza imitsima aramubwira ngo nugera mu bwami uzanyibuke. Ndagira ngo nkubwire, hari abantu mwasenganye uzi ko bazakwibuka, hari abantu mwasenganye baza kubona imodoka ariko uyu munsi badashobora kuguha rifuti, hari abantu mwasenganye mwese mushonje, uravuga ubonye batabawe, ubonye babonye ibyo kurya, uribwira uravuga ngo ubwo babonye ibyo kurya agenda ntarabibona ahari bazangaburira. Hari abantu mwasenganye, hari abantu mwaririmbanye mwese muri kuri tekeri mudafite pfo na ruguru, uribwira uravuga ngo byanga byakunda ubwo mugenzi wanjye atabawe ahari nanjye azantabara cyangwa azamfasha gutabara, ariko barakwirengagije, barakwibagiwe. Abo mu muryango wawe barakwibagiwe, umugabo wawe yarakwibagiwe nubwo yakubwiraga ko agukunda, umugore yarakwibagiwe nubwo yakubwiraga ko agukunda, umusore wigeze kukubwira ko agukunda yaje kukwibagirwa, inshuti zawe zirirwaga zikuri zikwereka yuko mubana, zikwereka ko bazigukunda, ntabwo zigeze zikwibuka, zarakwibagiwe. Ariko nubwo abantu bakwibagiwe, Imana yo ibasha kwibuka. Haleluya. Hari abantu wahanuriye igihe kigeze barasubizwa, barakwibagirwa. Hari abo wabwirije urababwiriza ariko bagezeho bajya mu buzima bwiza, wowe uguma mu buzima bubi. Mu yandi magambo barakwibagiwe. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuze muri uyu mugoroba, umva uko ngutumweho muri uyu mwanya, umva uko ijambo ry'Imana rikuvuzeho. Riravuze ngo Imana igibasha kwibuka, Imana ibasha kwibuka, Imana yibuka umunyamirimo myiza. Muvandimwe, hari abantu wahaye amafaranga, ayo mafaranga umaze kuyabaha ntaho bakageye ngo bayakoresha icyo bayakoresha, ahubwo bajya kuyakurogesha. Mu yandi magambo, hari abantu waguriye imyambaro birangira bagututse. Ibyo ntabwo byatuma udahura n'ibibazo, ariko nubwo wahura n'ibibazo, Imana izi iyo mirimo yawe wakoze, Imana izi umwenda watanze ukawutangana urukundo, Imana izi amafaranga watanze, ya mafaranga ukayatangana urukundo. Ibyo bintu Imana irabizi. Umva uko ijambo ryavuze hano ku murongo wa 23 ngo uwo muntu aragenda yibagirwa Yosefu, ariko nubwo yari yaramwibagiwe, Imana irabasha kumwibuka. Mu kindi gihe Imana iteza ikibazo, hari igihe Imana igiteza ikibazo igambiriye kugira ngo yibuke. Hari ikibazo Imana ishobora guteza wa mukobwa we kugira ngo ikwibuke, hari ikibazo Imana ishobora guteza wa musore we kugira ngo Imana ikwibuke, hari ikibazo Imana ishobora guteza wa mugore we, hari ikibazo Imana ishobora guteza hirya no hino, Imana ikakwibuka. Ku murongo wa 40 wo muri cya gitabo wavuze ngo Petero aragenda afata abantu bose bari bashungereye ngo arabaheza. Hari ibintu Imana igiye guheza kugira ngo igutabare, hari ibintu Imana igiye kwigizayo kugira ngo igutabare, hari ibintu Imana idashobora gukora abarozi bakuri hafi, hari ibintu Imana idashobora gukora abantu bakwanga bakikuri hafi, igiye kubaheza. Imana ishobora kubaheza yarangiza ikakugirira neza ikakwibuka. Hanyuma ndagira ngo muri uyu mwanya dusengane Imana, ndagira ngo dusengane Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Muri uyu mwanya ndagira ngo dusenge, tugiye gusenga n'ukuri, tugiye gusengana Imana kugira ngo Imana ikwibuke, tugiye gusengana Imana kugira ngo ikuvane ku gisasiro nk'icya Ayineya, tugiye gusengana Imana kugira ngo Imana izure ibintu byawe nk'uko yazuye Tabita, tugiye gusengana Imana kugira ngo Imana ikurengere kandi Imana ikwibuke. Wa mukobwa w'Imana iguhuze n'umugabo wawe, wa mugore we Imana yongere kugarurira umugabo wawe, wa mugabo we Imana yongere kugukora surprise, yongere kugutungura. Izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, Imana ikwiyereke rwose. Ndagushimye cyane witwa Imana, ndagushimye cyane kuko uri Imana, uri Imana ibasha kuzura ibyapfuye, uri Imana ibasha kugarura ibyari byaranyazwe, uri Imana ibasha guhuza umugabo n'umugore, uri Imana ibasha guhuza umusore n'umukobwa, uri Imana ibasha gukora ubukwe, uri Imana ibasha kuvanaho ibihombo, uri Imana ibasha kubakira barimo basenya, uri Imana ibasha kugarura ibyari byaranze. Nari mvuze ngo uri Imana ibasha kuzura ibyari byarapfuye, nari mvuze ngo uri Imana ishobora gutangira ibyari byarahagaze bikongera bigakomeza. Ubu bukwe bwari bwarahagaze nibwongere bukomeze. Uyu muntu wari umaze igihe abengwa niyongera kungwe mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, uyu mugabo wari utangiye kwitwara nabi mu rugo rwe niyongera agaruke mu rugo rwe, uyu mugore wari utangiye kwitwara nabi mu rugo rwe niyongera agaruke mu rugo rwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nkuko wagiye utugirira neza, girira neza n'aba bantu bawe dusenganye, ni ku bwa Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Hanyuma bavandimwe, ngewe mwarimo muganira, nitwa Jean Paul Kimanuka, ndi umuhanzi nkaba n'umuvuga butumwa mu ijambo ry'Imana. Ngiye kubabwira uwanshaka wakifuza ko dusengana uburyo yambonamo. Nimero zanjye za telefone ashobora kumbonamo ni 0788 20 13 karindwi. Ndasubiramo 0788 20 13 karindwi. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, ushobora kunganiriza kandi washaka no gukurikirana ibihangano byanjye ukabikurikirana kuri televiziyo yitwa Umuhamagaro, hanyuma ukabona ibihangano byanjye, ushobora kwandikamo ngo Kimanuka Jean Paul warangiza ukambona. Hanyuma mu kindi gihe cyose wakifuza ko dusengana wambona muri ubwo buryo kuri izo nimero nguhaye, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera,
amen.